ni uruhe ruhare imikino ifite mu myigire cyangwa se no mu mikurire y'abana. Twebwe nka Minisiteri y'Uburezi twemera ko nta nubwo ari Minisiteri y'Uburezi gusa ariko umuntu wese uzi imikurire y'umwana, cyane cyane twebwe noneho twigisha, ntimwumve ko tuba tuvuga imitsindire gusa mu mibare, muri za siyanse n'ibindi byose, cyangwa se kumenya indimi n'ibindi byose muzi twigisha. Akenshi ubona abana ari byo barwana nabyo cyane iyo bari ku ishuri, yaba ari ku ishuri ugasanga ararwana cyane no gutsinda, ariko twebwe turabijyanisha byose. Urebye muri politike y'imikino mu mashuri, tubisobanura neza, tuvuga n'impamvu yashizweho iyo politike y'imikino mu mashuri, ubwo ni school sports policy. Igaragaza isano hagati y'imikino cyangwa se imyidagaduro n'imitsindire y'umwana. Imitsindire ku ruhe rwego, kuvuga ngo imikurire cyangwa se uburyo ubwonko bw'umwana bukora, buryo umwana wicaye akiga amasaha, asigaye biga amasaha 8-9 yicaye mu ishuri, akagenda akaryama mu gitondo akagaruka akicara mu ishuri akiga, ntago byamufasha. Si kimwe na wa mwana ugira izo movements, ukina, ugira ubuzima bwiza. Tubihuza rero n'imikurire y'ubwonko n'imikoreshereze y'ubwonko n'uburyo umwana atekereza. Ariko nanone uretse n'ubwonko n'imikurire y'umwana, burya siporo cyangwa se umwana, imyidagaduro umwana akora, n'ubundi ibigisha ibintu byinshi, ari byo twita soft skills cyangwa se n'ubundi bumenyi butandukanye, gukina n'abandi, teamwork, kumenya uko akorana n'abandi, cyangwa se no kugira rapidite mu bintu akora. Hari uwabitubwiye hano. Ibyo byose burya mu mikino birafasha, bigatuma nanone wa mwana bimufasha mu myigire mu mashuri, bikanoroheza na mwarimu. Rero ntago wavuga uburezi, ntago wavuga ubumenyi, ntago wavuga kwiga utavuze imikino, utavuze imyidagaduro, cyane cyane ku bana. Uretse n'abantu bakuru burya nabo mujya mubona za stress zisha abantu hano hanze, kubera ko bakora cyane, bakoresha ubwonko cyane, ariko imibiri ikaba yicaye ahantu hamwe. Rero ni ikintu cyangombwa cyane ubundi mu burezi cyangwa se muri education. Nk'ikigo cy'ubutaka nabyo kuri icyerekeranye n'iterambere ry'umwana, cyane cyane mu gukina, hari ibyo kibigena. Hari igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka ku rwego rw'igihugu cyemejwe n'inama y'abaminisitiri 2020, ndetse kigena uburyo ki abantu bagomba kuba batuye, uhereye mu mijyi ndetse no kugeza mu byaro, ndetse n'ibikorwa remezo bigomba kuba biherereye, kugira ngo bimwe bijyaha, ibindi bijyaha, ibindi bijyaha, ubutaka bubashe gukoreshwa neza. Umuyobozi mukuru wa World Vision yabivuze neza ko to play is not luxury, numva ngo gukina ntago ari ibintu byo kwidagadura gusa, ahubwo ni uburenganzira shingiro bw'umwana. Ni ibintu byiza cyane rero, kuko twanabonye na video yagiye igaragaza yuko umwana udakina hari ibibazo ahura nabyo, yaba mu buzima busanzwe cyangwa se bikazanamugiraho ingaruka mu gihe mu mikurire yiwe n'igihe yabaye mukuru. Rero ku cyerekeranye n'ikoreshwa ry'ubutaka, cyane cyane usanga twaragiye duhura n'imbogamizi z'uko nta bibuga bihari bihagije ku bana dufite. Uyu munsi abanyarwanda turi miliyoni 14 zimaze kurenga, dukurikije imibare aho igeze turi miliyoni 14, kandi turacyatuye kuri bwa buso bungana na metero kare 20,000 kilometero kare 26,338. Abo banyarwanda turateganya yuko muri 2050 tuzaba twarikubye hafi kabiri, aho tuzaba miliyoni 25,800. Ubwo ni imibare ya statistique, ariko nanone tukazatura mu buryo tugomba guherera iruhande rumwe, ndetse tukagerana naho gukorera ibindi bikorwa bitandukanye. Rero aho gutura n'ibikorwa remezo bitandukanye, harimo ibigo by'amashuri, ibibuga n'ibindi bikorwa remezo bifasha ubuzima bw'abantu, bizaba biherereye ku buso bungana na 15.1%. Rero 15.1%, ubwo tubonamo hazaba harimo imijyi 101, uhereye ku mujyi wa Kigali, imijyi 3 iwugaragiye, ndetse n'imijyi 8 yitwa secondary cities, ndetse n'imijyi 16 y'uturere, hakaza n'imijyi yo mu byaro bita urban centers. Ariko muri iyo 15% hakazaba harimo n'amasite y'imidugudu
atagomba kurenga 3,000 mu gihugu hose. Buri site y'umudugudu rero iteganya kuzaba ifite byibura ikibuga cy'imyidagaduro. Bitewe n'imiterere y'ubutaka bw'igihugu cyacu, hari aho usanga kwashyira ikibuga cya football bigoye, cyane cyane mu masite y'imidugudu. Ariko iyo ugiye ku yindi mikino, volleyball, basketball cyangwa se iyindi mikino runaka musanzwe muzi, birashoboka cyane. Turateganya yuko byibuze muri 2050 buri site y'umudugudu, ubwo twatangiye kuri site y'umudugudu, igomba kuba ifite ikibuga cyo kwidagaduraho. Natwe mu mwaka wa 2022 nka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu dufatanyije n'inzego zitandukanye, harimo ofisi ya Prime Minister n'izindi nzego, twakoze ubusesenguzi tuzenguruka imidugudu itandukanye mu gihugu. Nk'uko byanagaragatsweho muri ubu bushakashatsi, natwe twarabibonye ko hari aho imidugudu yagiye yubakwa ntishyirwemo ibyo bikorwa remezo, ariko mu igenamigambi duhuriyeho twatangiye kugenda tureba ko twagenda twongeramo bimwe mu bikorwa remezo bifasha abaturage. Mu gukurikirana rero nk'uko mwarimu bigarutseho, gufatanya n'inzego z'ibanze, ni akarere, ni umurenge, ni akagari ndetse n'umudugudu, ibyo byose tuzabishyira mu bikorwa. Ikindi buriya muri uku kwezi kwa gatandatu hari amabwiriza yo gutuza ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yasohoye, ishyiraho uburyo bwo gukurikirana, aho twageze kuri ziriya site ziba zatuwemo mu mudugudu, aho ku baturage ubwabo twashyizeho komite y'aba baturage batuye aho ngaho, igomba gukurikirana uburyo bya bikorwa remezo bibyazwa umusaruro. Aha ndasubiza nk'ikibazo mwabonye muri iyi video, aho bagaragaza ko ugomba kujya gusaba uburenganzira ku murenge, kandi buriya hariya nge nk'umuntu ubikurikirana nahabonye ni mu mudugudu wa Karama. Buriya kiriya kibuga ubwacyo bavuga ko bagomba gusaba umurenge, uriya mudugudu wubakwa, nagize amahirwe nari mu bateguye igishushanyo mbonera cyaho. Kiriya kibuga bavuga bagomba gusaba ni icyuriya mudugudu. Aha rero ni muri ya mikorere nk'uko nabivugaga, izi komite twatekereje z'abari abaturage zizafasha kugira ngo ibikorwa remezo biba byashyizweho bibashe kubyazwa umusaruro neza nk'uko bikwiriye, ariko naho bitaragera tubashe kubishyira mu bikorwa. Ngira ngo ikindi nsoza nagira ngo ngarukeho, muri ubu bushakashatsi bwakozwe hari icyo nabonyemo wenda nagira ngo nongereho, uburyo ibikorwa remezo bibyazwa umusaruro n'uburyo bukoreshwa. Hari imyumvire dufite aho abantu bumva ko siporo ari ugukina umupira w'amaguru, kandi hari n'izindi siporo zitandukanye, aho dukwiriye gushyira imbaraga tuzafatanyije n'inzego z'ibanze kunoza ya porogaramu. Nk'uko mwabibonye abayobozi babajijwe baravuga bati nta porogaramu dufite ihamye ya siporo. Nk'uko rero nari maze kubigarukaho, turafatanya yaba ari Minisiteri y'Uburezi, Minisiteri ifite siporo mu nshingano, kugira ngo izo porogaramu zinozwe. Hari gushyira mu bikorwa izihari, ariko n'izidahari tubashe kuzinoza, aho tuzashyira mu bikorwa ubu bwoko bwose bwa siporo, hataboneka ibyo bibuga by'imipira w'amaguru, dukoreshe n'ubundi buryo bwa siporo. Hari n'imisozi dufite twayiruka, iriya misozi tuyirutse ntitwajya dusiga Abanyakenya. Niko bimeze. Nicyo nari ngarutseho, iriya misozi tuyinyanyagiye tukayizamuka, ntabwo twazana imidari.